Ni Sean Pilot Ambassador nk'uko tumenya kuri Pilot Rwanda, uko tugenda turebera hamwe amakuru agiye atandukanye mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubibona. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuza turebera hamwe gahunda y'umwaka ugiye kuza guhera ku itariki ya mbere 2025 uko bipanze kuri Gesara Nesara and KFS Kanta Financial System, EBS Emergency Broadcast System, n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye nk'uko tugenda tubireba hamwe kuri web gatatu muri Global Alliance n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi yose. Umwaka tugiye kwinjiramo ngo twagiye tugaragaza ko umwaka wa 2025 ugiye urimo ibintu bikomeye cyane bigomba kuba byakwinjira cyangwa se byatangira kuri iyi system turimo turareberaho. Niyo mpamvu rero nakubwira uti rero wowe utarakora subscribe icara maze ubundi utera agatebe maze uyikore maze ukurikirane ibiganiro maze tugende turebera hamwe gahunda yose uko ipanze. Muri kano kanya rero tugiye kurebera hamwe abantu bagiye bambaza ati se shomwa ko tubona ko zose zirimo ziramanuka zikaba ziri kugenda zitakaza agaciro, byaba ari iyihe mpamvu nk'uko twagiye tubireba. Rero muri kano kanya ukuntu bimeze tugiye kurebera hamwe ikintu kirimo kiraba cyitwa Global Currency Reset n'impamvu yayo itwinjiza mu cyo bita Redemption Center kugira ngo maze tube twagendana tumenye aho biva naho biri guturuka maze tunamenye n'igihe biza kuba byarangirira dushingiye ku makuru aba yagiye atangwa ya gahunda yose ukuntu ipanze. Ngira ngo ngende nababwiye ko ngendera kuri Global Reset, nkagendera ku mushinga wa Pi Network n'indi yose ishamikiyeho nk'uko byose twagiye tubona ko biri muri first quarter muri Pi Network nk'uko batangaje ko aribwo bishobora kuba abatangaza itariki ya Open Mainnet nyayo. Ariko reka turebera hamwe uko n'ibindi bigiye bimeze nk'uko bose baba bari kugendana ku murongo umwe. Iki kiganiro rero kigiye kirimo ibice bigiye bitandukanye byinshi cyane tuza kugenda turebera hamwe kandi kugera tugeze ku byo turimo turasabwa twese kugira ngo ibintu bibe byagenda neza cyane 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 cyane. Global Currency Reset rero nk'uko byatangiye guhera hari kuwa gatanu ku itariki 13 z'ukwa 12 nibwo hatangiye, ubwo hari mu masaha ya mu gitondo habayeho inama yatangije kuba yahamagara abantu benshi cyane n'ibigo bikomeye cyane by'ama institution kugira ngo barebere hamwe icyo bagiye gukora. Ibyo ngibyo byabaye ku itariki 13 z'uku kwezi turimo kwa 12 nuko none kuwa gatanu n'ubundi kuri izo tariki 13 aho hakomeje kugenda habaho kuba bagendera barebera hamwe ko bakwizera icyitwa US no Treasure. Twagiye tugarukaho amafaranga ya Amerika agiye kuba yakoreshwa muri rino koranabuhanga nk'uko twagiye tureba arizo Bitcoin ndetse na US Treasure note abasha kuba yakorana n'izo gahunda zose. Kandi abayobozi benshi cyane bagera ku bihumbi 7 nibwo batangaje cyangwa se bemeje ko icyitwa Redemption Center kigiye kuba cyatangira muri no minsi kandi bakomeza kugenda bemeza ko ibyo ngibyo kugera kuri 98% ikitwa Tier 4B igiye kuba yatangira mbere ya Noheli. Tier 4B no kuvuga ngo tugiye kuba twakwinjira mu kuba twajya mu cyiciro cya mbere cyo gukoresha cyangwa se cyo kwinjira muri Redemption Center, aho amabanki agomba kuba yatangiye gukoresha ino system mu cyiciro cyayo cya mbere cyangwa se cyo twavuga muri phase ya mbere. Dukomeza tugenda turebera hamwe rero ibyo byose kandi ibyo bintu byatangije icyo bita Global Currency Reset. Mwe mwese mwaguze cryptocurrency arizo Bitcoin, XLP, NXLM n'abagiye bagura Arigana Ayota, mwese nk'uko mwagiye mubibona muhumure kuko mugiye kugenda musobanukirwa byose uko bipanze nuko bizagenda bikurikirana ndetse kugera tugeze ku cyo bita free energy n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko turi bugenda gukomeza tureba uko amakuru yagiye atangwa. Kuwa gatanu rero nanone ku itariki 6 mw'ijoro uko byari byagenze ngo the Global Currency Reset yari yamaze gutangira, aho bagiye bagerageza kuba bakwinjira mu cyo bita Reno twagiye tuyigarukaho mu biganiro byose byabanjije. Abantu mutakurikirana ibiganiro njyana nkora kuri Pilot Rwanda mushobora kutagenda amusobanukirwa neza bino bintu, ariko Reno ni ikindi kigo cyangwa se n'undi mushinga ushinzwe ku managing
guexchanginga za bonds cyangwa se zim dollars, dina dollars n'izindi zigiye zitandukanye zigomba kuzifashishwa muri US no Treasure, aho bemeje ko batanze uburenganzira reno ikaba yatangira kuba yatangiza gukoresha zino Zurich and Liquid on Sunday ho noneho ku itariki nanone 8 twasubiye inyuma gatoya, abitwa ba Wallace were being paid. Wallace ni mukurikirana amakuru ye mu minsi ishize yabikuje XLM na XLP kuri Binance no kuri exchange agiye atandukanye arenga XLP arenga amadolari 100,000, arenga amadolari 20 yabikuje inshuro 3 n'ubundi abikuza inshuro kuri izindi platform abikuza 50,000 by'idolari byose muri XLP. Niyo mpamvu abantu bafite ama XLP bagenda babona kuri Binance n'ahandi hagiye atandukanye bayigira suspended mu buryo bwo kuba yabikuzwa. Ni ukuvuga ngo no Wallace no muryango Wallace wari umaze kuba watangira kwishyura amwe mu mafaranga cyangwa se wari ufite, ariko akagenda ayashyira ku ma wallet atandukanye, ayakora mu exchange akayashyira kuri wallet zabo zihariye kugira ngo babe bakora igikorwa cyitwa IMF yatangiye releasing the Global Currency Reset Fund. Ni ukuvuga ngo amafaranga cyangwa se amadeni yose ibihugu cyangwa se IMF byari bifitiwe n'ibindi bihugu cyangwa se n'ibindi bihugu byari bifitiwe amafaranga, iyo yakoze icyo bita Global Currency Reset kugira ngo batangire bafandinge kuri all countries, ku bihugu byose byari bifitiwe amadeni muri iyo gahunda yose, kugira ngo babe batangira kubaha amafaranga bagiye banyagwa. Reka ariko tubivuga kuko amadeni nk'uko twagiye tubigarukaho icyo bita debit clocks igaragaza uburyo amadeni azishyurwamo. IMF rero ikaba yaratangiye gufata amafaranga cyangwa se yakura muri Global Currency Reset kugira ngo babe translating maze ubundi batangire bayasubize ibimwe mu bihugu byose bigiye bifite amadeni cyane, kuko IMF n'undi nicyo kigo kibiguriza, maze ubundi bakagenda bayabasubiza mu gihe gitoya gikurikira. None kuri 15 ejo bundi mu kwa 12 icyo bita Iraq Dina was on the back screen of the forex. Iraq Dina yatangiye kuba yashyirwa ku isoko mu buryo bw'ubucuruzi mu ivunja n'ivunjishwa. Ngira ngo nabagenda basobanura ko ano mafaranga ariyo azakoreshwa cyane cyane, hari ayo bita ma Iraq Dina, hari nayo bita Zimbonde yo muri Zimbabwe, hakaba hari n'irindi rimwe, ayo ngakaba zifashishwa muri US no Treasure ari backed by gold and backed by silver, mu buryo bwo kuba yavunja mu cyo bita US no Treasure cyangwa se muri US noti, amafaranga y'inoti ariko none ari afite agaciro kangana na gold cyangwa se na zahabu ku bantu bashaka gukoresha fiat money. Rero akaba aribwo amafaranga atangiye kuba yakoreshwa muri ubwo buryo bwari buri aho ngaho. The US Bank and Alive Rate, no uvuga ngo US Bank yatangiye kuba yagaragaza uburyo agaciro k'amafaranga agomba kuba angana, cyane cyane mu nkomoko ya Tier 4B igomba kuba yatangira gukoreshwa will begin to exchange before the Christmas, aho ino Tier 4B abaza gutangira kuvunja amafaranga ama currency yose mu cyo bita US no Treasure, ndetse n'izi ngizi zose ziri gukoreshwa as crypto, ndetse n'izi Zimbonde niyo US no Treasure bazivunja muri Zimbonde and Dina kugira ngo babe batangira kuba bayakoresha. Ibi ngibi rero bikaba ari byo birimo biratuma habaho Global Currency Reset, ariko nayo ikaba igiye kurangira muri no minsi turimo, kubera ko tugiye gutangira ngira ngo Noheli murimo murayibona ko igiye kugera, byose bikaba aribwo bintu biba byagomba kuba byatangizwa muri kano kanya. Nk'uko tujya tubirebera hamwe rero amakuru menshi cyane, kandi n'amakuru hari igihe dusoma ibi bintu abantu bakaba bavuga ngo showami ibintu bavuga n'ubundi ababeshya, ariko n'ubundi nuko muba mutari gukurikirana amakuru ngo umenye ibintu birimo biraba, kuko mugiye kubona ko umwaka wa 2025 ugiye kuzamo impinduka zikomeye cyane, kandi isi yose mu bintu bigiye bitandukanye. Weho icara ubirebe, niba utarashaka gukora research yawe icara utegereze weho uvuga uti ngewe ibyo Showama yavuze ndamushinjira ko nta na kimwe kigeze kibaho, ariko muba munirengagiza kuko murabizi byinshi bibabera mu maso mubikurikirana, ahubwo kwanga kwemera no kwanga kumva mukagira ngo Showama nuko aba yazanye ibyo yatangiye ibyo yishakiye byose. Twikomeza rero ku itariki nanone 14
hari habayeho ama event agiye atandukanye yo kugira ngo babe bahitinga cyangwa se bashyiraho interineti igiye izagenda ikoreshwa kandi nanone mu minsi itanu hari hamaze gutangizwa cyita revaluation yari yamaze gutangizwa kuri public andi bose bakabasha kwakisesinga icyo bita medbed twagiye tugarukaho ni ibitanda biri anti gravity bigomba kuba byagenda bikoreshwa mu buvuzi hirya hino cyane cyane byibanda ku makanseri cyangwa se ukuntu bishobora kubyateza kanseri bakabibona hakiri kare maze umuntu bakaba bamuremera ingingo nshya uturemangingo dushya kugira ngo yongere asubirane ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane zigiye zikomeye ibitanda bikaba bigomba kuba byaba distributed mu mavuriro yose yo ku isi yose agiye atandukanye ndetse tukazinjira no muri training yo kubatoza kugira ngo batangire kubikoresha ibyo byose biraza gutangira kuba muri first quarter nk'uko dukomeza kugenda tubirebera hamwe muri ibi biganiro. First quarter rero 2025 irimo ibintu byinshi cyane mugomba kuba mwakwitegura cyangwa se mukanamenya ko bigomba kuba bihari. So central medical condition going fast cyangwa se uri kugenda byihuta cyane uburyo ubuvuzi uri kugenda buhinduka. Twinjira rero ku wa gatatu mu kwa mbere 2025 uko gahunda yaho yo ipanze uko bizagenda cyitwa new financial quantum system yingiye quantum financial system and global currency reset will officially launch on Starlink satellite. No global currency reset mo turabona amafaranga ari kugenda yimurwa ariko amaze kwimurwa yose bagiye upgrading kuri Starlink satellite itangira iya managing maze abashe kuba yagera kuri general public cyangwa se ku bantu bose cyane cyane muri BRICS batangire kuba participatinga national and gold asset back currency batangire kuba participatinga mu kuba bakoresha ano mafaranga mu bucuruzi bwabo hirya no hino. Nibwo rero ino global currency reset cyangwa se amafaranga yose aza kuba yamaze gukurwa mu isoko baza kuactivatinga mu cyo bita global currency reset ibinyere kuri quantum financial system maze ubundi akamanukira kuri Starlink satellite bagahita ba access BRICS igatangira participatinga nations zayo mu buryo bwa gold asset backed by currency cyangwa se mu buryo bw'amafaranga bugomba kuba bwajya buvunjwa muri currency amafaranga bakoreshwe ariko bakazangira gukoresha ayandi yose tugiye kugenda tubona abahisemo kuzakoresha nka BRICS yose mu minsi mike iri imbere guhera ku itariki ya mbere nk'uko dukomeza kugenda tubirebera hano rero ku itariki ya mbere n'ubundi 2025 nibwo bavuga ko ngo BRICS gold asset backed by XLP avuga ngo zahabu zose cyangwa se amafaranga yabo yose agomba kuba ari backed by gold agomba kuba yaba ariko arirwa mu cyo bita XLP digital currency nuko will officially be considered the global standard for international trade nibwo izatangira gukoreshwa mu bucuruzi bwabo bwose rero as BRICS ikoresha XLP ngira ngo murabizi neza ko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nabwo amabanki menshi cyane azatangira gukoresha XLP mu bucuruzi bwayo. Rero ngira ngo niba muri no kubona global currency reset ukuntu imeze uyu munsi tuvugana Bitcoin ivuye ku 103 imaze kugera ku 96 mu gihe Ethereum yari imaze kugera ku 2,300 hafi 600 ariko XLP yavuye ku madolari 2 n'ibice 6 ariko umunsi ari ku madolari 2 n'ibice 22 urumva rero ho interval irimo hagati iba ari ntoya cyane ntabwo iba yagoye cyane niyo mpamvu rero mugomba kumenya ko amafaranga mufite ntago yatakaje agaciro ahubwo mu kwa mbere nibwo mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byahinduka aho BRICS iza gutangira gukoresha XLP mu bucuruzi bwayo bwose iyirwa ikora maze ubundi with participant nations currency trade at 1.1 aho bavuga ko buri nation cyangwa se buri shyanga ryose zizakoresha ino currency izajya iba ivunjwa rimwe kuri rimwe mu bucuruzi bwayo mu mafaranga bafite XLP ikaba ariko iza kuba irimo irakoreshwa byose bingana no kuvuga ngo iza kuba ari backed by gold XLP imwe iraza kubingana na zahabu imwe kugira ngo ibintu bibe byagenda neza cyane baza gutangirana ubucuruzi muri uku kwa mbere tugiye kuba twakwinjiramo guhera ku wa gatatu ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu so
mu kijyanye na social currency, social security increase cyangwa se uburyo abaturage cyangwa se bagomba kuyakoresha igomba kuba yazamuka, amafaranga akaba yagera byibuze hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu per one month cyangwa se mu kwezi kamwe, will begin and January kuza kuba kwatangirana no kwa mbere. Icyitwa rero amafaranga abantu bazajya bahembwa cyangwa se binjiza ku munsi, lump sum payment yabo izaba yatangira for those bahagaze imyaka 32 over kusubiza hejuru, noneho nibwo bazatangira kuba batangira guhembwa cyangwa se kubona amafaranga abatunga mu buzima bwabo bw'ukwezi, guhera kuri iyo tariki tumaze kuvuga aho ngaho hejuru. Noneho ku itariki eshanu ho noneho beyond the end of the month cyangwa se ku mpera z'ukwezi, abafite hagati y'imyaka 30 n'imyaka 50 ndetse n'imyaka 50 n'imyaka 61 nabo bazatangira kuba bakwishyurwa paid out monthly over 2 years mu gihe cy'imyaka 2, with the request to the cyangwa se batangire babone n'akazi mu buryo bugiye butandukanye mu mafaranga bazagenda babona, ndetse tukomeza tugenda turebera n'ukuntu bazagenda babona. Bakomeza bavuga ngo guhera uwo munsi icyitwa federal US dollar will no longer used by February. Ku itariki 20 z'ukwa kabiri, icyitwa US dollar will no longer used muri BRICS n'ahandi hagiye hatandukanye. Aya ngaya rero yose akaba ari amakuru aba amaze kugenda atangazwa, ngira ngo tujye turebera hamwe impamvu ibintu byose biba birimo biraba, n'aho biba bigeze n'uko bizagenda bikurikirana umunsi ku wundi. Rero mugomba kuba mufite account za Quantum Financial System kugira ngo ibintu bibe byagenda neza cyane. Amakuru yo ni menshi cyane kuri Papalot Rwanda, nkuko tugenda tubirebera hamwe, tugenda dukurikirana uko bigiye byifashe, kugira ngo tube twamenya ibiri kuba naho bigeze, ndetse utazisanga ejo bundi watunguwe mu buryo buri aho ngaho bugiye butandukanye. Ngira ngo nkuko n'ubundi nabiberetse ubushize, aho BRICS cyangwa se mu cyo bita very seriously that Dubai is actually now at the center of everything that Ripple is doing as well, whether it is locally, regionally, or even internationally. And Ripple's well being in the UAE is a great testament to the amazing ecosystem worldwide, and it takes it very seriously that Dubai is actually now at the center of everything that Ripple is doing as well, whether it is locally, regionally, or even internationally. And Ripple's well being in the UAE is a great testament to the amazing. Nkuko mugenda mubyumvira rero, imyiteguro igeze kure cyane, aho Dubai bamaze kuba bakwintegrating XRP mu bucuruzi bwayo, bakaba barayakiriye nk'ikigo kibishinzwe ko igiye gutangira kuba yakoreshwa mu bucuruzi bugiye butandukanye ku isi yose, nkuko muri kugenda mubyiyumvira. Rero ahangaha XRP igiye kuba yatangira akazi muri Dubai ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, guhera ku itariki ya mbere. Ni ibintu byose biba byagiye bitegurwa kandi bigeze kure cyane. Rero niyo mpamvu ino Global Currency Reset hari ibintu byinshi cyane iduteganyirije. Noneho reka turebere hamwe uko turi kugenda dukomeza tubisobanura. Noneho reka turebe uko bigiye bimeze nuko bigiye bikomeze. Noneho reka turebe ku cyitwa Jesara uko gipanze, nuko gahunda yose imeze, guhera muri ano matariki turi kugenda tuvuga muri uno mwaka tugiye kuba twakwinjiramo. Igomba kuba yahindura ubuzima bw'abantu rero mu mateka yabo, ndetse bagatangira gukora icyo bita military striker, ndetse na Redemption Center ikaba yatangira kuba yahindura isi yose muri rusange. Ino Redemption Center rero nkuko twagiye tubona, n'uburyo bagiye guteguramo umuntu ashobora kuba yahindurwa ubuzima, kandi akabasha kuba yabaho ameze neza nta kibazo kirimo, ikaza kuba yatangira gukoreshwa ku isi yose ino Jesara. Bakomeza kuvuga ngo ku itariki 15 z'ukwa 12 uko ibintu byagenze, bari bafite ubuhamya bw'uko financial revolution yari yamaze gutangira, ngo the global currency, the global economic security and information act ariyo Jesara yari yamaze kugaragaza ko ikijyanywe na century cyangwa se iki kinyejana, ndetse n'ibyagiye bibaho bya ruswa n'ibindi bigiye bitandukanye byose byagiye bibaho,
biba exposing in the hidden cable, byagiye bibera mu miyoboro igiye itandukanye, byose birenganya ikiremwamuntu. Ibyo ngibyo byose byari bimaze kuba byashyirwaho akadomo, aho the military operation shatters cables global military localization was conducted. Depression led worldwide citizen of trillion zirenga 12, amafaranga arenga miliyoni 12 trillion yari yarakoreshejwe mu buryo bwo gushimuta cyangwa se gucuruza abantu, n'ibi byose byagiye bitandukanye byari byamaze kuba being debit forgiveness. Ayo mafaranga yose, ibi byose byagiye bikorwa, ayo mafaranga bari bamaze kuba bayasubiza abantu cyangwa se batangiye kuba bakwishyura abantu mu kijyanye n'ino gahunda yo kuba bakwishyura amadeni y'ibikorwa by'ibyaha byose byagiye bibera mu miyoboro, bakarya amafaranga y'abantu bakayanyereza mu bijyanye n'amacorruption n'ibikorwa bitandukanye bagiye bakora, nuko icyo kintu kiba cyatangira kuba cyakoreshwa, ndetse banakiriyaringa energy zigomba kuba zagera ku kiremwamuntu mu cyo bita humanitarian project, maze ubundi bikaba byaragiye bitangira gukorerwa mu mateka. Rero nk'uko twagiye tuyabona hejuru, Redemption Center ikaba yaratangiye kuzenguruka ku isi yose muri ino gahunda yose, kugira ngo ibintu byose bibe byagenda neza, ikaba yaratangijwe. Ni ukuvuga icyo rero muri aka kanya umuntu agomba kurebera hamwe, agomba kureba ibikorwa bye byose uko bimeze n'aho bigiye bigeze, dukomeza tugenda turebera hamwe uko bagenda babisobanura. Redemption Center cyangwa se icungu ryo kuba abantu basubizwa ubuzima bwabo, yatangiye kuba ya crossing the continents are full operated, zo zatangiye gukoreshwa binyuriye mu cyitwa using NDA DNA quantum, cyangwa se kuba bafata DNA zawe kugira ngo bagukorera verification, kwemera cyangwa se gufungurira amarembo yo kuba waba uwemewe nk'umuntu ku giti cyawe, kandi ugaparticipatinga muri zino blocking cable infiltration zagezweho, aho bagakuramo amakuru yose muri ziriya cable, maze ubundi bakaba bakwinjiza mu cyo bita holographic breathing, showing real time asset redistribution, kugira ngo bakwereke igihe cyawe cyo kuba watangira kubona amafaranga yawe, ari naryo rangira rya deep state tukomeza kugenda tugarukaho mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero nk'uko turi kugenda tubirebera hamwe, ino Redemption Center ikaba imaze kuba yatangizwa ku isi yose muri ino minsi turimo, kugira ngo byose byagenda neza according to the global striker, cyangwa se turebe hamwe uko ibintu bipanze, uko bagiye kuba babitangiza ku mugaragaro mu kwa 12, n'ubundi guhera mu kwa 11 no kwa 12 bikaba aribwo byagiye bitangizwa. Turebera hamwe rero ku itariki 18 z'ukwa 11 uko byagenze. US and Russia force, igisirikare cy'Amerika ndetse n'icy'Uburusiya bagerageje kuba unconventional story artificial and data server, bagerageje kuba bafata data cyangwa se z'abandi bantu bose zagiye zibikwa, barazibye bazikura mu masava y'abadashinzwe kuzikurikirana, bifashishije amakebo yabo ari hidden communication yagiye anyuzwamo amakuru y'abaturage. Icyo nicyo kintu cya mbere cyabanje kubaho, bakuramo ayo makuru hirya no hino. None muri Hong Kong muri ku itariki 20 z'ukwa 11, aba elite unit cyangwa se umuryango w'aba elite one bagejeje kuba trafficking, bakoze trafficking network mu binyuriye mu mabanki ndetse mu mafaranga, bakora amafaranga arenga miliyoni zirenga byose. Ibi ngibi byose n'ibikorwa byagiye bikorwa n'aba elite one nk'uko bagenda bahangana. None muri Vatican vote cyangwa se mu mitamenwa wa Vatican, zahabu zose zari zirimo, and the country are now under the KFS. Ibihugu byose bifite zahabu binyure cyane cyane muri Vatican, nk'uko ari zahabu nyinshi cyane, izo zose zamaze gushyirwa mu aho zicungirwa cyangwa se zikurikiranwa na Quantum Financial System, ndetse bafundinga icyo bita Gesara Humanitarian Mission to Starlink Quantum Satellite, kugira ngo byose babisekorenga bakaba umutekano. Vuga ngo ibi byose by'aba elite one, amafaranga yose barayahakinze bayakuramo, amaze ubundi na global currency reset nk'uko yagiye ikomeza kubaho, zahabu zose zari ziri muri Vatican zose ngo bamaze kuzishyira under Quantum Financial System, kandi babasha kuba bazongerera umutekano kugira ngo byose
byose bibe byagenda neza. Starlink satellite rero has created secure quantum communication, cyangwa se Starlink satellite yamaze gukora umutekano uhagije wo kugira ngo itange amakuru unyuriye muri communication, bihanana amakuru binyuriye muri communication, kandi kuzenguruka mu bihugu birenga 150 birenga 190 birenga nations. Noneho ku itariki 25 z'ukwa 11 ahangaha ho hari kuba batangira gucryptinga cable planners and summing asset with Swiss vote switch to the access. Nuvuga ngo bamaze gufunga cyane amafaranga yo mu Burusiya ndetse nandi mu makebe yose bigenda binyuramo byose kuri Quantum Financial System kugira ngo byabasha kugira umutekano. Bank yo mu Burusiya nayo muri Swiss nayo irimo ibintu byinshi. Forgiveness rero n'ubuzima bwiza nkuko byari bimaze kuba byategurwa. Wealth redistribution begins as December 14, aho miliyoni ruvuga ngo amafaranga ya redemption yatangiye kuba yahererekanywa cyangwa se bayadeposinga bayatanga hana nkuko twamaze kubona hejuru ko IMF yamaze kugera ku bihugu hafi ya byose by'isi yose kugira ngo batangize icyo bita redemption center. Amafaranga akaba yatangiye kuba yaherekanwa ku itariki 14. Millions yaba reported ku isi yose baba canceling cyangwa se bakuraho mortgages cyangwa se ibijyanye n'amadeni, inguzanyo z'abanyeshuri ndetse na card credit debit, ndetse yaba official a message confirmed is just beginning. Ndetse na message tangira kubivuga akaba yaratangiye kuba yaherekanwa. Uvuga ngo ya mafaranga yose turi kubona ari kuva muri global currency set barayakusanyije batangira kugenda bayaha ahantu hose kugira ngo bishyure amadeni yose yaragiye bayabereyemo, ndetse baba barayahagarika kuyababaraho. Uvuga ngo inguzanyo z'abanyeshuri ndetse na za credit card ndetse byose bitangira ko byanyuzwa mu message ari crypted atabasha kuba yakwinjirwa kugira ngo byose beze ko biri mu ino global currency set. Rero ni ya nyuma itwinjiza mu cyitwa redemption center kugira ngo noneho ibindi bintu byatangira kuba byakurikiye. Ibi biganiro rero nuza kugenda ubikurikirana byose umurongo ku murongo uraza kugenda ubibona kubera ko biraza kugenda biba ngombwa ko tubicamo kabiri kuko biraza gutwara umwanya utari mutoya, ariko nukurikirana icyambere kuri cya kabiri n'icya gatatu uraza kugenda usobanukirwa uko ibintu byose bimeze, ndetse ukareba n'ibyabanjije hasi kuri Papyrus Rwanda kugira ngo usobanukirwe bino bintu no kugomba kuba ufite basics yaho wahereye kugira ngo ubashe kuba wabyumva neza cyane. Dukomeza rero nuko global backed currency muri China ndetse na Russia bakomeje kugenda batangiza cyangwa se rolling out asset backed currency, gutangiza amano mafaranga backed currency ngo twajya tuyagarukaho kenshi cyane. Batangira kuba ba collapsing of fiat system cyangwa se bagusha fiat system hasi kugira ngo integratingemo izi coin zabo ziri backed by assets zitangire kuba zakoreshwa bayagenda bayasimbuzanya bayahinduranya. Infrastructure rero imyubakire these projects cable seized funding breeding advanced medical facilities and funding clear energy African and European. Nuvuga ngo izi cable zose batangiye ko bazishyiramo amafaranga kandi babyubakira ku mutekano haba mu buvuzi ndetse no mu bikorwa byose bya bitandukanye, bafundingamo ikitwa energy muri Africa ndetse na European. Ahantu hose bakaba ariho hano bagiye bahera kugira ngo ino redemption center ize kuba yakubitira ku isi yose cyarimwe amazundi byagenda bigendera hamwe. Jesara nkuko twagiye tugarukaho rero humanitarian force yatangiye kuba ya dismantling 90% by'amakebo ikabasha gukuraho ibikorwa byayo byose, ikanasigarana factors cyangwa se being hunted globally. Public awareness is the surging with the over million Asian American now aware to for the unfolding revolution, aho bagomba kuba batangira kuba bakoresha andi mafaranga yose mu buryo bwo kuba batangira guhagarika amakebo agenda anyura ku cyo bita Mossad satellite nagiye ngaruka cyane, maze ubundi bagatangira kuba bakoreshwa cyangwa se bagera kuri public awareness, abantu bagatangira kuba babona ano mafaranga. Rero millions zirenga ijana za Americans now bakaba bamaze kwinjira mu cyo bita revolution kugira ngo byose bibe byagenda neza cyane. Ku itariki rero 31 z'ukwa 12 dutegereje na hano heza cyane, ni itariki umuntu wese ategereje uzi neza ino systeme. Ino tariki rero ku itariki 31 z'ukwa mbere redemption center will
will open to the public. Ni ukuvuga ngo Dr Nicolas yarimo arakora ibintu byose nuko bagiye bahanahana amakuru guhera ku itariki ya mbere cyangwa se 31 byose bimaze kuba tuzaba tumaze dutangiye icyitwa redemption center, bivuze ngo na open minute ntabwo iri kera. Ibyo condition idusaba nimara kuzura n'ubundi ntibizabatungura no kubona batangije OM, kuko byose mo biragendana. Ntabwo nababwiye kuva kera ko icyitwa Pi network kizayisoka, icyitwa Quantum Financial System kitaratangira kuba cyakoreshwa, nkuko nagiye mbereka ko kizarangira full operated live ku itariki 20 mu kwa gatatu ku itariki runaka muri first quarter n'ubundi. Rero niyo mpamvu na Quantum nayo ubwayo ikenewe kugira ngo Pi network ibe yatangira kuba yakoreshwa kandi ikaba iri full operated. Rero ku itariki 31 nibwo tuzaba tumaze gufungurirwa icyitwa redemption center, imaze gufungwa ku bantu bose ku isi yose, maze ubundi encrypted emergency broadcast system EBS dora tuvuga igatangira gu providing a direct message update, maze ubundi tugatangira kubona amakuru ari guturuka ku emergency broadcast system atubwira uko ibintu byose bigiye bipanze. Uvuga ngo rero uku kwezi kurarangirana n'ibintu byose, maze ubundi tube twakwinjira muri gahunda yose ya redemption center. Mumenye ngo umwaka wa mbere mu kwezi kwa mbere 2025 tuzaza kuba dutangiye icyitwa redemption center, dutangiye ikindi cyiciro cyo kuba noneho umuntu yatangira kubona bimwe yagiye anyagwa kuva kera hose binyure mu madeni ndetse n'imisoro bigenda bitandukanye. Mbibutsa ko iyo tuvuze redemption center tukavuga debit, tukavuga n'ibyo byose bigiye bitandukanye, biba bishatse kuvuga ko n'imisoro izaba yamaze gukurwaho, kuko imisoro izasoreshwa ni 14% ku kintu gishyashya kiza kuba kinje ku isoko, ariko ibindi byose bituma ubuzima bw'umuntu bibaho byose bikazagenda bihagarikwa, maze ubundi bikaba icyo bita free taxes ndetse na free energy, nkuko dukomeza kugenda tubirebera hamwe. Rero ahangaha rero iki ngiki nkuko bari kubisobanura iki ngiki ntabwo ari igihe cy'ibihuha, ahubwo ni igihe cy'ibintu biri kugenda bikurikirana bibaho. Ngo this is not moment of speculation, ahubwo ni orchestrated revolution igomba kuba yatangira kuba yatangizwa binyuze muri zino cable and trust process no mu buryo bwizewe cyane, kugira ngo ibintu bibe byabaho. Uyu nguyu ni Champalot ambassador nko tumenye kuri Pipelot Rwanda. Wowe rero turi kumwe muri kano kanya, reka tube dukomeje dufunge kino kiganiro, maze ubundi tuze kugenda turebera hamwe andi makuru nkuko agiye akurikiranyaho, maze ubundi wowe utera agatebe gusa ukurikirana umenye ukuntu umushinga umeze. Njye ntabwo ngaruka kuri Pi network gusa, ahubwo ngaruka kuri global internet, global financial y'isi yose, kugira ngo turebere hamwe ibintu byose biba birimo birabanga. Show muri Pilot ambassador rero nkuko turi kumwe. Ciao dukurikirana mu kindi kiganiro kigiye gukurikiraho. Hangaha amakuru yo aba ahari ni menshi cyane. Ciao.